hanyuma hari abantu rero bari kubyubaka uko bitakubakika, ukagenda wajya kurambagiza ugasanga hari abakobwa babiri, arumiwe koko. Hari n'ubu bifashe gutya tumugore munyano nagahoma muntu. Reka kubwira Imana yanzananye umutungo w'umunwa. Muri iki gihe ufite umutungo w'umunwa ndavuga ibyanga bikandenga, kuko nabwiye Satani ko ntazamwemerera ko yica abantu mureba. Nagiranye indahiro n'Imana na Satani tugirana indahiro. Satani twarahuye arambwira ngo ko Imana ikundukije wakemeye ukagaruka ukankorera. Ndamubwira uri umugome, arambwira ati nzakugirira neza. Ndamubwira birashoboka ko wangirira neza, ariko ineza yawe igira ingaruka. Kubw'izo mpamvu rero nubwo Imana itanabana ntabwo nzagukorera. Yarankoreye ibintu bikomeye, yaranyiciye abana babiri ndabashyingura, amaze kubica ankubita n'ibindi bibiri, ku rwego nsigara i Kigali mfite abana, abari basigaye mfite n'agakiza byonyine. Sijya nyina na Satani rero. Haleluya, amen, haleluya, amen. Ndetse iyo ugitinzemo Imana igera ku rwego rwo kukureka ikaba yagukubita ibindi bintu, ariko Imana ntabwo ari umugome, n'umubyeyi wacu rata. Ndi kuvuga ngo abantu babyubatse gutya, ukajya hariya ukajya kurambagiza, ukuntu abantu bahitamo ku rutare abandi bagahitamo ku musenyi. None ugasanga abakobwa babiri, umwe yambaye ikanzu ndende, undi yambaye ikanzu ndende ariko ifite ukuboko kumwe. Wajya guhitamo ugatwara ufite ikanzu ifite ukuboko kumwe, ukamujyana mu rugo, nagera no gusigara azaguca. Ni mwisekere nyine Imana yaraturokoye. Ukava ahangaha ukajya kugura imyenda, ugasanga hari amapantaro abiri amanitse hariya kwa Ntuzi kuri shop ahantu kure. Noneho hari ipantaro imwe icitse ahangaha, noneho hari ipantaro nziza, ukagura ipantaro icitse ahangaha. Ukuntu abantu bazi kwihitamo, ugatwara ipantaro icitse ugasiga inzima, ugasanga hari ijipo zimanitse, imwe ifite pasu igera aha, indi ifite igera, ugatwara igera ahangaha. Noneho wowe wajya kurambagiza ugatwara wa wundi watwaye ijipo igeze ahangaha pasu, nugera no mu rugo azayigeza ahangaha. Satani ntabwo yakwinjira mu bintu uzi, aragusobekeranya akajya kwereka kuko utwo tuntu ari utuntu tworoshye, bikarangira agushyize hasi. Nari ndimo mbinginga ngo mwebwe muriho muzamuka mugeze aho muzamuka, mwitondere kurwana n'iki kinyejana mu buryo bw'umwuka wera. Kirakomeye cyane, kirakomeye we. Nta muntu w'injegajege warwana n'iki kinyejana agakurema agakiza, ariko twebwe abiringiye Uwiteka turaza gukora ikintu gifatika. Iminota yanjye iruzuye. Tugiye gusenga Imana. Kandi ngiye mutungo ngira n'amagambo. Ubu nshobora kuvuga mukibagirwa nuko abana biriwe bafite abana. Twongereho gakeya yego kugira ngo dusenge. Haleluya, amen, haleluya, amen. Niba mushaka ko Imana ibubakira ibikuta n'umusingi, kuko birabyubakwa n'Imana, nimwubake hatagaragara. Sibyo rata? Mwubake ahantu hatagaragara, kuko Imana ije kunyura mu bantu ishaka ahantu hatagaragara. Mwubake ibitagaragara, mwubake aho tutari, aho tutareba ariho mwubaka. Ndi kumva umwuka mbwiye ngo nsoze. Hano hari abantu b'ibyiciro bitandukanye muri bakuru. Umwuka wera ashaka mwubake nonaha. Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo mushaka Uwiteka bigishoboka ko mu mwambaza akiri bugufi. Bishatse kuvuga ngo hari igihe azaba atakiri kuboneka. Agiye gusa n'uwihisheho, ariko nari mbahanure mu izina rya Yesu, kuko Imana inzanye ngo mwubake ibintu bitagaragara. Amen. Mureke nsenge, mureke nsenge. Abantu babyubatse nabi, urubyiruko kubaka ibintu nabi, ariko sinabarenganya. Wowe se umwana aravuka yajya kwambara agasanga umwenda yari kwambara ni nyina wambaye, umwana agahita avuga ati ubwo mama yanyambariye umwenda reka niyambarire ubusa.
uriya mpamvu abana basigaye bambara ubusa, urubyiruko rwambaye ubusa, imyenda bari kwambaraga ababyeyi barayiyambariye. Ni igitanga turi ubu umuntu ari kugera hariya ku muhanda ugahita usanga umusore mwiza yambaye ikanzu, ikanzu umuntu w'umusore. Reka nkubwire ibyamwatatse nawe byakwataka, ntujya ngo arahuragira aho ya. Dukwiriye gusenga Imana. Haleluya, haleluya, dukwiriye gusenga Imana. Reka bivuge ako ntabwo mvuga ngo Imana irabivuze, ariko isi tujya kugera mu gihe isi itatwemerera gusenga, isi itatwemerera umwanya wo gusenga no kubana n'Imana. Isi igiye kubima umwanya, hari igenderaho gatoya rero narakora mugabana, isi igiye kubima umwanya, isi igiye kubima umwanya wo gusenga mu bakeno nabishoboka. Barabimbujije ariko nari mbivuze, nari ngiye kubivuga. Isi igiye kubima umwanya wo gusenga, ariko icyiza cyayo Imana izitegereza ahatagaragarira abantu. Numara kuhubaka neza hasukuye apana hari ibintu dukora noneho nkanjye Imana yahaye ijwi ryiza, urumva ubu nkanjye muri iri teraniro ninjye mfite ijwi ryiza, kuko urabona ko n'ibyo uri kuvuga mwese muratuje, ninjye ufite ijwi ryiza. Icya kabiri, ntugire ngo ni wowe mvuze ninjye uteye nk'igitunguru mu iteraniro, si wowe uteye neza, ariko imiterere yacu yatumaze gusa wowe utazi kure utareba we niyana akabakaba imiterere yanjye nkoresheje imvugo mbi, ntabwo ari imvugo mbi, barababwiye ngo uteye neza mu mutego w'igitunguru se giteye ubu bageze ku rwego bari kujya kubaka bikabananira kubera ko bababeshya uko bateye, kubera bakubeshye kuri mwiza ntabwo usa n'udasa neza, nta bundi bwiza buba buhari, byose biba bingana. Haleluya, Yesu yaduhurije ku bintu bibiri byonyine, ibindi byose ntabwo. Icya mbere mwese utava amaraso y'umutuku ambwira ati mba y'umweru, ntabwo tuba duhuriye. Icya kabiri ni umwuka w'ubugingo utubamo. Haleluya, naho ubundi ibyo uri mugara nkaba inzobe, nkaba meze gute, nkaba nteye nkaba ngendane, ntiguha uburenganzira bwo kutubaha Imana yakuremye. Ubwo mwaramuhuguye kuko twatangije kwiga mu wa gatanu segonderi, bamubwira navuga ngo uri kwitukuza, arambwira ati genda ubwire Imana yakuntumyeho ngo yampaye akazi nagombaga kwiyitaho. Kandi uransoresha. Haleluya, isekera Imana yagize neza. Iri Imana ni ukuri kw'Imana, waremye abakobwa urema n'abanyagasuzuguro, hari abantu batazuba gukorera agasuzuguro kabo. Kandi kubera iki nuko arasuzugura na nyoko wanyu rero ntibabura gusubiza, ndetse kujya kubyubaka neza n'abasore mwe nabihanganije mujye mugenda gake, maze Imana niba bizakura kuko hari n'ubagenewe kubaka ibisi ntabwo namwe ntiborohe, ndetse ntiborohe. Ubwo nivugiye abakobwa kuko nitwe benshi, ni natwe Satani akoresha cyane ko turi benshi. Rega nimukajye munabitinda, impamvu Satani akoresha abagore n'abakobwa ni natwe tuzi kwamamaza inkuru neza ndetse na vuba, urumva twebwe tukwera amakuru ku gihe. Banagize amahirwe bashaka umugore ugukunda, umugore ugukunda burya ntabwo urusiga urugo rwasenyuka, nta n'ikindi cyakwinjira mu rugo burya umugore agukunda, ariko nugira umugabo niyo yaba ngari sehebe maze bazakubwira ati n'intumbi y'umugabo irinda urugo, ariko reka umugabo ave mu rugo ubwo ruhita umuha. Abasore bavuze ati Imana ishimwe twe yatwihanganiye, papa ahubwo mwebwe mukomerera kuturusha. Ubu muri iki gihe nta mukobwa ugifatwa ku ngufu, nta n'umugore ugifatwa ku ngufu. Igitangaza ni uko abagabo n'abasore nibo basigaye bafatwa ku ngufu. Nyine muri mu mubiri y'Imana yavuze ko muri abagabo, kandi koko nibyo muri n'abagabo, niba tubasuzugure, niba unamufite ubona ahari ukuntu nyine ndakunda ni umugabo Imana yamugiriye neza. Yewe hari ukuntu Imana yamugiriye neza, ajya yishyura amafaranga menshi cyane, menshi. Ari umuhanda byavuga ati wowe Imana namwe mu mbe miliyoni y'amafaranga, yaragera bifuza miliyoni arayiteza. Utwo ni utuntu dukeya nyine, kuko nagiye mbonera mu Mana w'isi.
hari n'utundi tugiye kuza. Haleluya, amen. Yesu anatwigishije kuvuga, twari impambane nta n'uko wavugira imbere y'abantu. Imana igira neza ugaca mukiri. Ahubwo basigaye bafata ku ngufu, barasohoka hano yava ku ishuri agahita ati ntakerewe kanshaka agaperime. Imana ibahe perime mwese niba mutazifite muri iki kinyejana. Ako ngako nkareke. Imana izibahe mwese mube muzitunze ntacyo kugira muzabashe kwitwara, sibyo? Noneho yamara kubona perime ikabura akazi, yakabura rero mabuja agahita amuhamagara. Dufite ba mabuja hano hanze, mabuja uhari n'abazavaga nyine mujye kuba ba mabuja, kuko Imana yabivuganye nawe. Mabuja rero yewe uzajya untwara dukundane. Haleluya, uzajya untwara nyine, bizajya gutwara. Ebwe abasore amara rero bakizi kwambara muri kugarama amara bikige kwa bajya barababujije ukomeye kwa barababujije none wajya kumutwara nongera kureba wajya kumutwara umukundi mukunda muzamuri ibiganza dusuhuza kunkuru kabisa muri abambere. Ntabwo ukifaranga na rimwe kunkuru, ariko ntacyo ni ukugira ngo Imana itugere neza kandi tuzagera no mu ijuru dukomereze izi nkuru zacu. Noneho uzajya untwara kandi shaba areba neza mabuja, uzajya untwara yego. Tujya ku Kacyiru yego, buri ntwari naje mabuja naje, ugahita umutwara kandi ugenda urebera muri hajya babyita rotorovizeri. Imana ishimwe yabinyigishije kubivuga. Ukajya urebera muri rotorovizeri. Mabuja nyine nta kintu ari kubaze kubera ni umukristo nawe uri umukristo, mwahiganye mwahuriye ahangaha ni umukristo mwarimbanye. Mabuja agahita utera n'igutera indigeze ahandi ngire kwa ntuzi mwakemeka ku ibintu byose tubivuge mu mazina. Noneho ukajya ureba ukahita Imana kwa Jina, ukagenda ucyatoka kwa Jina kuri vore. Ubundi naratakiwe kabisa, naratakiwe we. Noneho kwa Jina tundagerera ukagenda ureba umurari usenze Imana ariko uhuye na mabuja w'igindi ukubeshya umusaraba n'imbuto zakiza. Ukagenda sinjye wari utagera Kacyiru ukagaruka utabaza umuhuye nawe ugahita usenga yibiri, waba ubishoboye ubundi ukabireka, dore ko n'ubundi uzakomeza kumutwara ntiwakicisha amasengesho. Ariko mabuja izarakucira no muri hoteli, baza kugurire shani ngo kurye kabisa, dore iwanyu ntayo waryaga, dore wasohotse ku ishuri umeze nabi, banze bagukubita ingo kubanza ureba umurari ubakurikije kureba neza. Mabuja ateshaka no kunwari icyumweru cyose ukamutwara yameze atyo kandi Imana. Mabuja ari igihe asokoza neza yateramo agatambaro ukavuga ati kabisa mbonye umuntu. Ariko ubu ndagira mbabwire ngo abagabo n'abasore muriho nimugenda mureba hasi murapfa. Ubu ngubu ni ukugenda muraramye, nimutagenda muraramye bareruye nanjye ndi mabuja wita nuko. Noneho next week uranywa yego tugende. Noneho ejo nyine azakubeshya anyura ahantu agura kajezi. Kajezi kagukwira neza. Minota yanyu sinye maze yaho dukomere Imana mu mashyi. Uhita usinyara nyine ntabwo dusinyare nk'abantu bizi sinyabute gudu bakoze neza kera witekereza kugaruka ubundi bakoze ako ndafitemo utunota duke cyane tugasenga Imana. Ako nimugende muri story gusa kubera ko nuko nguko nyine bimeze n'iki Imana iri kubabwira. Noneho next week ukamutwara akagenda akajya ahantu yaguze akageza akakwihora akavuga ati ejo uzazinduke uze mubwire. Ukaza mu gitondo utiwe na mabuja uyu munsi arajya muri mu kazi hakiri kare, reka ngende ndi kubabwira ukuntu abagabo bari gufatwa ku ngufu. Ugasanga rero mabuja yaguze akagezi injira tukajya muri salo waramutse neza yego rwose naramutse neza. Ese ko wagumye muri salo hano hari abadayimoni bahari? Mabuja bafite n'aka ngaka cyangwa afitemo na dutatu cyangwa tune kugira ngo akwemeze. Injira mu cyumba nta badayimoni bahari. Ako mukunda inkuru nta muntu ubu wasinzira hano unarumbuka muri abantu beza. Noneho ukinjira
ariko se mu cyumba ubu ngubu sinibwo bwarandeka mbe ngumye ahangaha atoya inzu yanjye niyubakibamo abadayimoni kandi ibamo amakaro shyira hano ugasanga amabuja yambaye sume mabuja rwose ntabwo yakambara undi mwenda habe na nayiti yambara eswime noneho wagera nawe urabizi ko amaso yawe ugira intege nkeya urabizi ko ni mu kwa kane imvura irakwiriye kugwa iyo ugeze mu muhanda utari uwa kaburimbo uranyerera ukagwa wajya ugenda izuba ryavuye ko mu mvura ugwa ibyo bintu byo kuba wabiteganyije ni ibintu by'ububwa Imana izaguseka ku munsi wa nyuma ikubwira ko naguhaye ubwenge naguhaye amashuri naguhaye amafaranga none pe umuntu wambaye sume ananiwe kumutamuka uranyerera ku mvura ujya ugenda gake cyangwa ujya ugenda ufite rinete kazira za filime niba bari kundeberamo ibura umubwiye ko utabibonye nuko sitori zari zikomeje rero sasa ariko we kunguru we muri abambere ukinjira ati hano hari akajesi nari nakuguriye akiri urebe ko kagukwira shabaseka neza mwabana gaseka ati akira rero ugafata kaza kukipima ngeze mu rugo rega ndi umukristo ati sejya ni umupagani ati jya hari inyuma y'urugi ukipime ukagenda ukakipima kureba neza rero hakureba neza ntihaba yakwemereye none hatakureba neza mukure hehe ntugatizana turebe ubwo urumva hakugejeje ubwo urumva isi dufite irashaka kudukamuraho ubwiza bw'Imana ariko reka mbabwire murwane mujya imbere Imana ihari ituneshereza kandi numva mwumvishe yamara yo kukureba akavuga ati gira hano yakora ku rutugu ubu hari abantu dufite ukora ku rutugu hari abantu dufite abarokore dufite abakobwa bahumekera kuri bomboni ntazo mureba dufite abasore babakumashiriza umwuka dufite abantu badashaka kuvuga ngo uriya muntu yakubaka cyangwa byamunaniye dufite abantu agushwa n'umuntu waje muri bisi yambaye nabi uracyari ku rwego ruto cyane iki kinyejana ntiwakinyuramo hanyuma rero bagukora ku rutugu ubwo niko basigaye babafata ku ngufu ntawe ukibakora ni ku rutugu ibyo gusenga korali yapanze na perezidante yapanze gahunda yo gusenga yanabige kwisengera sigaye dufite abantu muri iki gihe ugasanga araguhamagara kuraje sengera njyewe musengere njyewe uzi ko nishoboye nzamukana muri iki gihe by'Imana yarabidukijije nzamukana ujye ubanza unyishyure mbere yuko kuzamukana umuntu biravuna ujye ubanza unyishyure muracyari bato mwige kwisengera Imana ntawe yihishe irahari ngo ivugane nanjye yewe byari bibaye byinshi umukobwa byarangiye Imana igiye iramufata imufatana n'agasura ke igakuba muri kaburimbo wabundi nababwiragaho yahaye akazi akiyitaho mukomeze mwiyiteho mugende mwiyitaho ni byiza ariko ntabwo ari byiza cyane ntabwo bikaze ntabirenze murakoze cyane haleluya ejo nahamagawe n'umudamu ejo bundi hashize ambwira isi n'ibintu bibi twebwe nk'abantu navuga ko ari abanyamasengesho tubona ibintu byinshi birenze ibyo abandi bantu babona kuko twebwe twubaka n'ibyo abandi bantu batarubaka kuko nuko dufite ahantu twanabyubakiye arampamagara ati ndarwaye ndasenga arampamagara nibwo ati ngiye gupfa ngiye njya kureba ko agiye gupfa kuko nsanga kuko agiye gupfa umutima uri kumusimbuka kubera ko umugabo yishakiye yamubwiye ati ndakwanga sohoka utaha iwanyu rero ubwo bwiza bw'umukobwa burya ntibwamubuza kuruha iyo uzaruha keretse gucikira mu masengesho naho uruhana inzobe uruhana ifaranga uruhana isura iyo udasenze uraruha reka nanababwira akantu keza kugira ngo utazibeshya
igihe cyose waje imbere y'Imana kumva ijambo ry'Imana nturyemere nturyakire ngo rikoze, igihe cyose Imana izagushakira ntizakubura, kubera ko nikuburira hano muri UR izakubonera mu rugo. Munyumve neza, niba warinjiye mu nzu y'Imana, Imana ikakwemera kuhinjira gusa, izagushaka nikubura mu mukobwa izagutegera mu mugore, uzahakubonera. Rero iki nicyo gihe dufite cyo gusenga, ahandi Imana izahita. Amen. Mwaretse tugasenga. Murakoze. Ndagenda nsanga umugore umutima uramusimbuka, ndamugana singusengera. Waje hano uti? Ati narahaje baramfata ndakwama. Bari abantu bagenda bagafata bagakwama. Nukwamye mbaza umugabo nti wowe urabyumva ute? Ati nagende ndaba nitegura mariage. Umugabo ahembwa miliyoni 4. Wowe nta na desi urahembwa, ibiciro byagiye hejuru. Uracyakeneye Imana, kuyubaha byakunaniye. Niba hari ahantu uzagera ugakenera Imana, ubaka inyubako muzahurira. Haleluya. Sibyo? Mugabo ndamwinginga. Ubu dufite ibintu. Hari ibintu umuntu atavugira ngahangira. Noneho umugabo numva Imana imbwiye ikintu gikomeye. Irambwira ngo uriya mugabo azubaka azabana n'abagore 4. Asigaje umugore umwe uzamutwara ikuzimu. Kuko abasenga n'abasenga n'ibyaha. Noneho ndabimubaza ndabwira nti ko nde uzubaka ingo 4 kandi uwa 4 akaba ari usigaye uzakujyana ikuzimu. Niye kakaba buriyemo n'Imana. Niriye korosi wanyuzemo ku rwego uzana abantu ukabamarana umwaka mu rugo ukabibuka ntakaba ari n'uzurwaye. Mugambere nabandi mugabo yipfunira imyira. Arangije arambwira ati nakubeshya umugore tutera uwa 3. Kandi umugore ntiyarabizi uwa 3. Rero ubu uri murapfa kugenda ntabwo uzi ko hari abana baderetse n'abatema stress. Mudasenga wowe bazakugira uwa stress ukama stress. Musenge abantu baranga bacanye ku. Ndabimusaba ndamubwira noneho komeza uyu nguyu. Ubwo tuhita tuvuga ko kugira ati n'uyu suwawe. Haba hari inzira nyinshi umuntu yanyuramo agahita akabwa izo miliyoni zose, ariko sina ngombwa ngo umuntu arye ibyambiwe kugira ngo agire ibyo yikiza. Mufata agakiza mukagire nimero ya mbere. Ibyaha ntabwo bikiri iturufu iri kurya, sibyo? Murakoze, Imana ibahereze umugisha. Ndumva ndi mu kirere cyiza ku buryo umuntu wese namufata kamushyiraho numva Imana imushyize. Hanyuma reka tubibanyirizemo tuvuge ngo dusenge Imana. Wabyubatse ute wowe? We wabyubatse ku rwego ubunyerere buzukamo. Wabyubatse ku buryo n'ukuri kw'Imana. N'ukuri pe abantu babyubatse nabi. Uhaguruke wowe wabyubatse nabi ukeneye ko Imana ihindura ikagufasha kubyubaka neza. Aho honyine niho dusigaranye. Mwakira ijambo ry'Imana. Ndashaka ko abantu bahaguruka nk'abasenge. Ntabwo tujya tuvuga ibintu byinshi ku cyumweru cyane ngo tubyinjiremo keretse ari mu masengesho. Hanyuma kuko atari mu masengesho y'ibirizi abantu babyubatse nabi bamurimo mugwa kandi twababona muhagaze. Gusa Imana ikagusigara ku kantu kamwe gusa, ugashobora gusigarira ku ijwi n'irindi kuvuga, ugasigarira ku kantu ko kuvuga ubutumwa kuko ntawe ukuzi, ntawe ukumenya, ntawe ukugenzura. Ariko at this time uyu munsi Bibiliya yavuze ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo, kuko tutakibasha kuzimenya tuzahita tubamenyera kuri WhatsApp, tubamenyere kuri TikTok, tubamenyere kuri Instagram. Aho naho turimo turabamenya. Kandi iki gihe ni igihe cyiza cyo kugira ngo umwana wese amenyane na se. Iki gihe nta muntu kizihisha. Niba udakijijwe uyu mwaka uzagaragaza ko ukijijwe cyangwa udakijijwe. Ntawe uzawihisha, ntawe uzatorokera uyu mwaka. Uyu mwaka rwose ni wo kugira ngo kumenyekanishe niba ukijijwe cyangwa udakijijwe. Kugira mu maboko y'Imana ni wowe uzi umusingi wawe. Haguruka musenge. Umubyeyi yabwiye umwana ati Kigali mwana wanjye uzihagarare, Kigali ni horo. Ageze i Kigali ngo yihagarara harinda ko ngahihagarariho rero. Imana yanzanye ariko muhaguruke tuvuge ko bikwiye kubakwa. Haleluya. Ubu mwaje
muranga ku ishuri reka tuvuge muri iyo tuza ko hari n'abaranga bataje ku ishuri mwaje musanga iki kigo gifite amategeko n'amabwiriza kigendera yego kuba wayica rero ntibikuyeho ko amategeko n'amabwiriza y'ikigo ahari yego mu byubaka uko mukwiye kubyubaka mu byubake mu kwimenya mu byubake no kwirinda ibyaha ibitari aho ngaho abantu bumva bagifite gahunda yo gukora ibyaha reka mbahe bayi reka ndekere mutazanga kongera kuntumira ngo nze twibyinire utaha tuzabyina ni ingaruka ndababwira ko nazuye abantu ariko ndagushaka ngo dusenge si mwenyine reka ndi kubinginga muri Kristo Yesu ngo muhaguruke hajya kujya mukinga iyo muri gusenga cyangwa n'abari hanze bari gusenga aha komeza ukingure kugira ngo dusenge umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza n'uzaba ari n'umunyabwenge ubundi bwenge bwose Imana igiye kubwubakira mu byo mwubatse mu mitima reka mbabwize ukuri nudasenga uzaba ukoze amakosa akomeye reka nsenga erega nimushaka muze hano nimuze hano basenge ndetse n'umwana uzi gusenga Imana azafashwa no gusenga kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose yuko gusenga kwacu kugera ku Mana. Hari umuntu uri muri iri teraniro utarakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe ngo azamure ikiganza? Ntawe. Biragaragara ko mwebwe ari byo mwagombaga kubaka mutubatse Imana ibababariye. Nimutwerekeze ibiganza mutubwenge Imana itubabarire. Ngiye gusengera undi muntu mu iteraniro uryama akarota inzoka ikiganza hejuru. Umuntu wese ugira urota inzoka agahuramo n'inzoka ikiganza hejuru waguye. Umuntu wese uryama akarota inzoka ntabwo ari buvuga ubusobanuro bwabyo ndabikuzaho amasengesho. Twese dusenga Imana sibyo? Bibiliya iravuga ngo twarakiraniye ntitwabasha gushyikira ubwiza bw'Imana hanyuma wowe wigumye ubukungu uko ariko ubyubake neza ushaka ukuntu mwabyubaka neza n'icyo Imana ishaka munyemerere dusenge mu izina rya Yesu turagushimiye kuko uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro ikiranukira kutubabarira imbabazi zawe zo zihoraho iteka ryose hari ibintu tutabasha gukora kubw'ibihe n'iminsi hari n'ibintu tugeramo bikatunanira kubw'intege nkeya zacu ariko amaraso ya Yesu niyo atwezaho ibyaha n'ibicumuro bene data tubasabiye Imana imbabazi ngo ibyo batashoboye kubaka uko bikwiriye bongere kubyubaka mu izina rya Yesu baha imbaraga ubashoboze abantu barabyize inzozi tubasabiye Imana uburengezi dusabye ubutabazi kuri bo dusabye imbaraga zirukana abariganya mu buzima bw'abantu ngo zibazeho umwuka wose wabatera ugamije kubariganya mu buryo bumwe cyangwa ubundi tukujeho amasengesho urakoze kuko uri Imana ishobora byose mu izina rya Yesu amen. Ndashaka gusengera